bari mu imbere marangiye uretse kwiba uretse kwica. Igihugu kiri mu majyaruguru y'u Rwanda bacyita Igihugu kiri mu majyaruguru y'u Rwanda. Kongo. Igihugu kiri mu burengerazuba bw'u Rwanda Maybe ni Uganda. Right, mbashuje kandi bifuriza amahoro y'Imana muri mutwe kuri IBC Rwanda TV. Mr. Jean bisanzwe nakiriye umwana mutoya. Tumeze neza. Amahoro. Amahoro cyane. Icyo urimo kujya kuri kamera y'umuntu. Bakubyemera ko dusanga biri Bakwita? bakayihamagara Twagiye bisubiremo. nitwa Kayihamagara tuva Katata. Kayihani. Kayihambwe. Katata byavuye. Amenshi bakunda kumbaza Katata byavuye. Katata nanjye nakuze numva nitwa Katata ariko ko ababyeyi banjye barinyise. Akunda umuntu nyine aguhereza n'ikine mu rugo ugasanga nyine urayikuranye Katata abantu bose basanga nyine banazi Katata. Kandi ndarikurana nyine kugeza n'ubu badacyagiye. Ubutumwa bwa mbere. Katata ni Katata ni umwana w'umukobwa w'imyaka 20. Urugo akaba ari Nyagatare, afite ababyeyi bombi. Niba nkaba ndi inaha mu buryo bwo kwiga niga muri University IPRS Musanze. twakomeza. Ntabwo turamenya Katata. Ni umwana wa kangahe? Umwana bangahe? Okay, mu rugo turi abana 8. Umwana wa 4. Ntabwo wenyine naje. Ni Katata ukunda iki wanditse? Muri rusange nyine umuntu amajije ngo ukunda iki? Rero nkunda nyine amahoro. Nkunda amahoro, nkanga amahane. Nta gisubizo kirimo. Udatanze specific ngo wenda kuntu bijyanye wenda ngo no kurya ngo no kwambara ni muri rusange nyine njye muramuje tekunda iki? Katata mu buzima busanzwe bw'imana. Imana niyumvamo Imana y'ubuzima. Ariyo Mana nyine. Nyine kwaje amazi meza. Kuba nayobye wenda maybe nakwigiye kikazagenda ku nzira nyinshi. Uko twize filimi ziri mu bwoko ziri drama, action, porno n'ibiki. Action. Action. Ushaka kunkunda? Nyine nuko numva ntiyamenya nyine nkumva nayibasha. Action ishingiye ku ki? Ishingiye ku ki? Ishingiye ku kintu. Nyine baguhereza script nyine. Nyine kuba wajya hariya nyine gukora action nyine ukaba wabikora nyine njye numva nabishobora nyine. Okay. Watangiye kumvamo impano gukina filime ryari? Ndakeka niba nibuka neza nari ndi senior 3 ubwo ni 2019. Ubwo natangiye kwiyumvamo yuko nyine mfite impano kugira ngo nyine ugende ubyiyumvamo ariko ku ishuri mpamvu ugenda mukora za sketch noneho baguhereza role nyine bakabona performance neza ndetse n'abantu hanze bakavuga ati nyine babasha kuvamo nyine umukinnyi wa filime mwiza nyine nangira kugera numva ko kugera nayibasha ndetse nkumva yenda bikunze kuko ngize nk'amahirwe ewana nakigaragaza nyine. Abanyeshuri mwigana bagufata gute? To be honest, abanyeshuri twigana nyine abenshi n'abanzi nyine tuvugana bafata nyine nk'umuntu uri seriye gusa nanjye sinzi impamvu umuntu afite nk'umuntu uri seriye nyine uri karume. Harimo urabatera urwenya? Batera urwenya aho bibaho gake nyine abantu turi close bo babimenya ariko umuntu utari close n'abantu abafata nyine nk'umuntu uri seriye ahubwo n'izo nzenya ntabasha kuzitera ku bantu bari close nanjye bazi ko ari umuntu utari urwenya bitatari.
tugiye gutana urwenya. oya Tuzi n'abaganiye muri seriye kubera iki? Kubera iki? kubera iki biganira n'ibiseri yari wenda umuntu ari ku muntu aba ameze nagifashe umuntu aba ariko aba ameze nko hanze nyine ugasanga kugaragaza drugs zawe ntabwo bikunze nyine kuko ugenda wabiteho umuntu uri seriye ariko nyine byagera ahandi hantu kuko mba nyine pe bindi gushyira hanze abantu bagasanga niwe muntu nyine umeze gutyo. Abaye gukina filime abana mu mwana ngewe ukuntu bitewe n'ukuntu bazi bitewe n'ukuntu nagiye mbasangira mvuga ati ndamutse njyewe ngize amahirwe yo gukina filime ndetse n'ukuntu bo babimbonamo nyine babonamo iyo mpano ibyo ndumva nyine byabashimisha cyane. bose ubona nyibonamo uramutse ugize chance umuntu abibwira bwa mbere ni sisanzwe muri kino kubera ko iyo uri umuntu nisanzuraho cyane umuntu ugisha inama umva nka gutya hari ukuntu ahita abibwira inama y'abantu gusa ntabwo byakiriye neza ariko nyine nka sisanzwe nkurikira nyine nzi ko ari umuntu dukunda kugirana inama nyine akantu kaba kancazinga mpamagara nkamubwira ati bimeze gutya na gutya rero ko nyine ngize iyo chance niwe muntu wa mbere nyine nahita reka kubikora mu mufuka ntabwo ari kenshi niyo ni akantu kabaho ukisanga wabikoze bigaragara. okay ko waravutse umwana wa kane nyuma bangahe abakobwa bangahe? abana umunani umuhungu n'umwe abakobwa barindwi. uramusubiza amahirwe yo gukina n'amafilime wakina n'umwana wa kangahe? abana tuvukana nakina n'umwana urumikira bwa kabiri yitwa Rejo ikinyarwanda yitwa Uwizeye Kamikazi. ukamwita Rejo yitwa nyine Uwizeye Kamikazi Rejo. kubera ko wahitamo gukinana nawe? nyine mbabona nawe hari ukuntu nyine uriho umuntu ukamukarasifiye akumure uburyo ameze ukabura nyine nko kwa muganga imva ngiye gukina nawe filime nyine namuhitamo bitewe nawe izo karagita afite ndetse ukuntu nyine mbona yacu kati ya papa na mama ni ikintu cyakubare n'abakobwa bisanga ko ababyeyi kuri papa niko nanjye nakuze numvaga ko bisanzura kuri papa wabo ariko njye nta muntu asanze bisanzuraho nyine urenze nka mama akenshi wenda biterwa we muntu mukunze kuba muri kumwe kurusha nyine papa rero umva nyine umuntu mpamvu gakunze kakuri kumwe umva nyine byakugora nyine kuba ikintu cyakuvuga ikiruta mu byo kumubwira nyine nahitamo mama kuko niwe muntu nyine nisanzuraho cyangwa icyiza n'ikibi we ntabwo nakina hirya yumva ko wambaye neza umunsi numva nyine igihe numva ko nambaye neza igihe nambaye imyenda inkwiriye ntabwo nyine njya mvuga ngo ikanzu cyangwa ngo ijipo yicara nyine umwenda ukwiriye niba ari ipantaro ikambwira hari ukuntu nyine wambara umwenda ukumva ntabwo uri comfortable nawe nyine ariko nyine iyo nambaye umwenda nyine wumva ni comfortable nyine buri munsi wambaye nabi nambaye neza kuko ndi comfortable nyine ndumva nta kibazo nawe ufite ubwoba ni kamera ni iki undi yewe uyu munsi uriya muzeni hapana kundeba ukuraniza abantu sako ntabwo ufite musanze wamaze imyaka ingahe? kuva ngo turiye vuwani urugendo uzarusoza imyaka ibiri itatu umushinga usohoka muri AM cyangwa AC kuva ryari? zatangira kukomeza yacu. Congratulations my dear. Nawe urimo? Yego. Okay. Kaji kubera iki wumva ko gukina filime ari ibintu byatuma umuntu ari ibintu byatuma kuri njyewe numva ko nyine ikintu cyose wakora nyine cyabasha kugutunga uretse kwiba uretse kwica ariko ikindi kintu uko nyine nzi ko filime ubundi batunze abica n'abiba no kuba ariko nyine biba bibatuze mu buryo butari bwiza ariko nyine numva ko gukina nyine filime byatunga umuntu ugereranyije wenda n'abantu tuba tuzi bakina filime
nyine bikaba byagutunga uramutse wabikoze nyine nk'akazi ubikoze nyine nk'umwuga nyine rero urumva nyine byatunga rwose kandi nyine birinjiza ntabwo ari ibintu nyine biba biri aho ngaho gusa ukora nka azafari nyine ukuntu ujya nko gusura nko muri pariki ibintu byaho. Ikibazo kimwe cyabiri wambaza. Ikibazo kimwe cyabiri nakubaza cya mbere nakubaza ngo wambonye gute? Njye ntabwo nakubonye. Icya kabiri Ntabwo uhari. Icya kabiri. Icya kabiri nyine ukunda icyo wanga iki? Ntacyo nanga nta n'icyo nkunda. Reka mubaze ikintu. Ese umuntu nyine aramutse afite nk'iyo mpano yo gukina filime ese bamufasha iki nkaho nyine? Iris Rwanda dufasha abantu bafite passion yo gukina filime, by'umwihariko abantu bose bakina filime cyangwa se aho mugerageza hose muri yaba mu byaro by'iwanyu muze mutugane kuri Iris Rwanda TV. Twakoraga hano imbere ya Goyiko ariko tugiye kwimukira uzamuka mu Kinigi, umuhanda ugana mu Kinigi urenze kuri Wisdom metero cyangwa se kilometero 2 ubundi dufasha impano zose. N'ibyo si cyo nyine musubiye tugana ku musozo. Umuntu ushaka dada ushaka gukina filime ari kureba n'ikiganiro cyawe uramusaba iki? Umuntu nyine waza kureba ikiganiro cyanjye icyo nyine numva njyewe namusaba nyine kuko niba abantu tuba dufite impano nyine hari ukuntu nyine twavuga ati nyine badufashe nyine tuzamuke nyine hari ukuntu abantu bafite impano ariko bari iyo ngiyo tuzi neza ko umuntu nyine yageze ku itara ubundi nyine abantu bose babasha kumubona rero nyine babashe kutubara ndetse nyine babashe kutugeza n'ahantu nyine tuba twakifuza ko ntabwo twifuza nyine kuguma aha ngaha ahubwo hari ahandi hantu twifuza nyine kuba. N'abahe bakinnyi ba filime nyarwanda bifuza guhura nabo? abari mu imbere marangire numva nifuza nyine guhura nabo. Umunsi wa none na nsaba byakwiyandikira gute? Hari aho no guseka numva nyine hari aho nawe na sabe ibyo nyine mba numva ari ibintu murareke kuza guhura na saa 12 uri hafi araza hano dore kurariki urumva uraba umeze gute? Uramusaba iki? ikintu nyine namusaba n'icyo nasaba nyine abanyarwanda babasha kugira ikiganiro nyine nuko badufashe natwe tugakeneye gutera imbere kugira nyine ahantu twifuza ndetse nyine kugera ku nzozi zacu. Kubera ko ukunda Clapton ikibonge nuko ari umukonyi mwene wanyu? Oya ariko nyine ubundi sinzi uburyo nyine ameze uburyo akinamo uburyo twisanga ako ni n'uwo wanyu. Ako ni n'uwo wanyu. Anyway uraza kuvuga igikiga saa 12 baraba bashoje shuti hagati hano hagati handi turaba turi uravuga igikiga kigerageza turavugaga bavuga bashyizemo ga turagambaga nakaye kanuzi kuri tsari nakaye kanuzi kuri tsari nyine saa y'ubuzo nyine w'umuntu usetsa asetsa ibikisi usetsa ibiki umuntu usetsa mu byavuga nyine no mu byakina nyine wa muntu utareba ukomeze nyine uri karubeto. Okay, tugana ku minyu rusange igihugu kiri mu majyaruguru y'u Rwanda bakita igihugu kiri mu majyaruguru y'u Rwanda Kongo. Igihugu kiri mu burengerazuba bw'u Rwanda ni Uganda. Okay. Nibutsa abantu ko abantu badukurikiye igihugu kiri mu majyaruguru y'u Rwanda ni Uganda, iburengerazuba bw'u Rwanda ni Kongo. Twagiye mu Rwanda dufite uturere tungahe? 40? Ntaho ndi kumva 30. Uburasirazuba dufite mu turere tungahe? Mu majyaruguru ni 5. Uburasirazuba ni 7. Alright. Wamye winga? Niga muri PRS Musanze. Wiga iki? Niga food processing. Food processing. Ariko abantu bize food processing basohoye. Bashobora gukora mu nganda
uramutse ufashe kabiri ugateranyaho o bibyara iki? kabiri guteranyaho ni 20. Okay. Zeru uteranyijeho kabiri bibyara kangahe? 0 guteranyaho kabiri. Tukabyandika gutya. Ni 0 guteranyaho Okay. kabiri. Fata o wandikaho kabiri gutya. Ni 0 kabiri. Ni zeru kabiri. Oh, guteranyaho kabiri. Ni oxygen. Nibyo ngibyo no oxygen. Turamutse dufashe oxygen tugateranyaho S H kabiri bibyara iki? Ufashe oxygen ugateranyaho SH kabiri. Alright, mwabyumvise turi kumwe na Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, nibo bantu baduhaye location, turi kumwe na Teacher Shop, turi kumwe na Bosco Design. Teacher Shop yambika abakobwa muri Goiko 5, Bosco Design yambika abasore muri 4. Turi kumwe na Lipe Restaurant na ADPN, turi kumwe kandi by'umwihariko na Litico, twatanye gukorana nayo, baduhaye bari mu bantu badufashe kugira ngo filime mugiye kuzabona mu minsi iri imbere ikedetingwa muzayibone yuzuye. Tugana ku musozo turacyari mu bintu rusange. Uri tayari? Uri tayari? Ufite intara zingahe mu Rwanda? Intara enye n'umujyi wa Kigali. Intara enye n'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali. Uramutse ubaye nk'umwe muri ba gavana bayoboye intara, ngo wayobora hehe? Muri ba gavana bayoboye intara. Rero banayoboye intara y'Uburasirazuba. Muri ba gavana bane bahari, cyangwa na meya w'umujyi wa Kigali, hari gavana w'umugabo uhari? Hari gavana w'umugore uhari? Bamwita nde? Ndahita nka bitanu. Ndahita nka bitanu. Nzi ko ahari ariko ntabwo ngiye. Alright, twagiye. Principal wa IPRC Musanze amwita Emile. full name. Full name ntabwo ngiye bwabonye mukamurimo. Turashimira mwabonye natwe kuri IC Rwanda TV, twari kumwe na Kadada amashina yombi. Nakoze kubana nawe. Nibutsa abantu gukora subscribe, like kandi comment kuri channel cyacu twafunguye twa Ndinde, channel y'Iyobokamana, muzajya mubonaho abantu batandukanye, abapasiteri, abavugabutumwa, ariko tukabona IC ngiye kubona ikiba cy'urukundo kuva tariki 19. Ariko mbibutse yuko televiziyo twafunguye hano twimukiye Kinigi, werekeza mu Kinigi, tuva hano ni metero 3 kuri zo mu metero 2. Nakoze kubana nawe. Sakna kimurake kwa Ansar.